iribagiza uri umwana w'ingenzi nuko bayiririmba cyo tambukuze neza. Jo Gospel Talent Show iyi ni group yaje gushyira ahagaragara impano z'abanyarwanda ndetse n'abanyamahanga, cyane cyane impano zishima Imana binyuze mu ndirimbo, mu gucuranga, mu mbyino, ariko byose tugamije gushima Imana yacu, twamamaza ishimwe ry'yaduhamagaye. Zaburi 150 uyu munyezaburi yaranditse ati haleluya, mushime Imana ahera hayo, mwishimire mu isanzure ry'imbaraga zayo, mwishimire iby'imbaraga yakoze, mwishime nk'uko bikwiriye gukomera kwayo kwinshi, mwishimishe ijwi ry'impanda, mwishimishe nebero n'inanga, mwishimishe ako n'imbyino, mwishimishe ifite imirya n'imyirongi, mwishimishe ibyuma bivuza amajwi mato, mwishimishe ibyuma birenga, ibihumeka byose bishime Uwiteka. Haleluya. Mwaramutse. neza. Yesu ashimwe. Amakuru Ni meza. Urakomeye? Ndakomeye cyane ndashima Imana. Aha. Uwatangira wibwira abaduteze amatwi ndetse n'abatubona. Murakoze cyane. Nitwa Ari Pacifique Mudaheranwa. Ndi nimero 18 muri Jo Gospel Talent Show. Ari Pacifique Mudaheranwa nomero 18 muri Jo Gospel Talent Show. Ndakubona gitari? Yego. Uje kuducurangira se cyangwa uraririmba? Ndaririmba nkanacuranga. Uraririmba ukanacuranga. Ese ari impano yo kuririmba no gucuranga wayimenye uyifite imyaka ingahe? Nayimenye birumvikana ntangiye kumenya ubwenge, birumvikana, ariko iyo mpano arayivukanye. Iyo mpano arayivukanye. Hari umubyeyi wawe se waba uririmba cyangwa se bombi baririmba? Bose bararirimba uretse ko ubu ngubu umwe niwe kibikora kuko ni uriho. Ihangane kubwo kubura umubyeyi wawe. Ubu ninde ukiriho kandi ubikora? Papa wanjye. Papa we yitwa nde? Yitwa Mavenge Sudi. Uyu munsi twageze amahirwe turi kumwe n'umusore yitwa Ari Mudaheranwa Pacifique, akaba ari umwana wa Mavenge Sudi, ndakeka mwese mumuzi. Twagira amahirwe se mwazanye aragufasha cyangwa se musanzwe mukorana mu byo mukora byose? Okay, turakorana wenda atari muri gospel, no mu zindi ndirimbo secular gakondo kunazo ndazishobora, ariko ubu ngubu turi kumwe. Ungu muri kumwe. Uyu munsi twageze amahirwe yuko Ari yajerekejwe na papa we umubyara ari we Mavenge Sudi. Reka nawe musabe aze atwegere kugira ngo ibyo tugiye kuganira byose tubiganire mwese muri kumwe. Hari ikibazo? Nta kibazo. Yego. Nkuko muri kutubona muri Jo-GTS twakiriye Ari Mudaheranwa Pacifique nimero 18 uri hano ibumoso bwanje. Ari Mudaheranwa Pacifique yageze amahirwe menshi, yaje harekejwe n'umubyeyi we Mavenge Sudi. Ndakeka abantu mwese muri kutureba ahangaha uyu muntu ntago ari ubwa mbere mwamubona. Mwaramutse. Assalamu alaikum. Wa alaikum salam. Amakuru. Ese uyu munsi wajerekeje umuhungu wawe, urumva umeze umutima wawe? Ni biza kuko urubyiruko burya rujya muri byinshi byiza by'iterambere bitandukanye. Ni mu rwego rwamenyesheje yuko ari buze kugira ikintu yajyamo kijyanye n'ubuhanzi, kandi kubera ko ubuhanzi ari ibintu byanjye nagombaga kumuherekeza muri icyo kintu kijyanye n'ubuhanzi. Ati rwose yambwiye impamvu yitabiriye, ati yagiye mu kintu cy'ubuhanzi, ati kandi nanjye ni ibintu byanjye, ati nifuza kumuherekeza. Ari tugiye kukubaza ibibazo bitoya kugira ngo udusubize. Watubwiye ko iyi mpano wayivukanye uyimenya ufite imyaka mikeya. Ese watangiye kuririmba ufite imyaka ingahe? Birumvikana ko natangiye ndi mutoya kuko nakuriye mu bintu byo muri eglise. Natangiye kuririmba ubwo nkigera muri eglise. Ushaka kuvuga icyo kigera muri eglise? Papa wawe ni umuyisilamu, wo ntago uri umuyisilamu, so muri eglise gute? Mbere yuko mba umuyisilamu, kubera ko
papa wanjye ni umusiramu nibyo, ariko mama wanjye ni umukatolike. Yego, bivuze ngo nabanje kuba umukatolika mbere yuko mba umusiramu, ariko urumva ko mfite n'izina ry'irisilamu ari, bivuze ngo nabaye n'umusiramu, birumvikana. Natangiye kuririmba rero ndi umukatolike, ni muri ubwo buryo. Ufite imyaka ingahe? Birumvikana guhera ku mwaka wanjye wa 0 nari umukatolika kugera ku myaka yanjye 12. Ubwo ushaka wahita umenya ngo nari nzi kuvuga mfite imyaka ingahe. Ni 6 7 gutyo nibo natangiye kujya. Kuvuga ngo usibye ko tuvuge ngo ku mwaka wa 0 watangiye kuririmba ubwo yirimbiraga Munda ntago mbizi. Rwose yajyawe n'ababyeyi b'abanyamuziki uko barepeta nanjye Munda mba ndi kuririmba. Uko nuko. Ibyo bintu nabyemera. Ndabyemera cyane, bashubije neza. Kuri mwese yo muri abahanzi, umubyeyi utwita akabyara n'umubyeyi utera inda, burya uko mugenda muri kumwe mukora ibintu bijyanye n'ubuhanzi, mubishyira mu buryo umwana yamaze gusamwa nawe rwose burya ubuhanzi baba bumugeraho. None se ntabwo bari bumva mu Kinyarwanda bavuga bati ntimuzacokoze, ntimuzakomakome, nyamuneka muramenye, mujye mumenya umubyeyi utwite, kuvuga neza, kudatongana, no kugaragaza isura mbi, gukambya isura imbere y'umubyeyi utwite, buryo n'umwana bimugiraho ingaruka. Ni byinshi bimugiraho ingaruka rero, ni nayo mpamvu yukoze byiza by'umwihariko by'ubuhanzi bwacu twari duhuje, byahise byikora kuko yavukanye ubuhanzi nk'uko bibabwiye. Ati yavukanye ubuhanzi nk'uko yitubwiye, ati rwose ati tukimutwita nako tukimubyara. Ati iyo umubyeyi yatwite kandi natera inda, ati bose ari abahanzi, n'umwana uvutse ahinduka umuhanzi. Ugira amahirwe. Murakoze. Okay, ari ku myaka 6 wavuze ko waririmbye mu Katolika. Wowe wibuka indirimbo yaririmbye bwa mbere ku myaka 6? Ndayibuka. Yitwa gute? Ni indirimbo ya batismo. Aha turirimbira agace gato. Kanze nibuke gatoya. Ndumu Kristo nduwa Yesu, uko nasezeranye mbatizwa, none ndakomeza kumwemera. Wow! Urabasha. Uyu munsi twageze amahirwe kuko dufite Ari Pacifique watangiye kuririmba afite imyaka 6 aririmba mu Katolika mu bushakarimbo keza, aturirimbiye cyane. Ukimara kubona ko umuhungu wawe afite iyo mpano, ese wabyakiriye ute? Nabyakiriye neza kuko ntago byantunguye. N'abarumuna bamukurikira bose n'abahanzikazi. Nk'uko bibabwiye, umwana arabivukana, yabyawe n'abahanzi arabivukana, bose rero n'abahanzi. Ati nk'uko yatubwiye ati ntago byamutunguye. Ese mu buto bwe uko wamubonaga cyagihe umwana afite nk'imyaka 4 yatangiye kujya aravuga amagambo nk'inama, wabonaga ukavuga uti umwana wanjye ndabona azansimbura cyangwa se azagira ikirenge mu cyacu? Ubundi nkatwe b'abahanzi, iyo umuntu yagize amahirwe akagira urugo, akagira ubwo yibaruka, ibimenyetso bya mbere tuba tubizi nk'abantu bize muzike mu ishuri. Umwana yavutse afite imyaka kuva ku mwaka 1 n'igice kugeza ku myaka 2 3, akantu ka mbere abanza ni akantu ko gukoma mu mashyi ajyanisha uko amasajyana. Niba ari ku meza aradondanga ibiganza bikubita ku meza, niba ari ku ntebe agaragaza ubuhanzi bwe kuko hari icyo bita beat, injyana. Nicyo kintu kimuza muri iki kintu akora, gukubita ikiganza ku ntebe cyangwa ku meza. Urumva ko rero gifite umwaka n'igice kugeza ku myaka 2 yagaragaje ibi bimenyetso kimwe n'abarumunabyi. Ati rwose agifite umwaka 1 kugeza ku myaka 2 yajyaga adondanga ku meza, ameza wari ibiganza bye byarahajire. Buriya papa arabizi, ntabwo nababizi. Ntabwo babyibuka. Ari nyuma y'imyaka 6 ukimara kwiyumvamo iyo mpano, wagiye mu makorari atandukanye, watangiye kuririmba ku giti cyawe ufite imyaka ingahe? Indirimbo yanjye ya mbere nahimbye muri 2009. 2009? Icyo gihe ufite imyaka ingahe? Ntabwo ndibuka neza, ariko ndayibuka ko nari ndangije P6. Urangije umwaka wa 6 primaire. Abatazi P6 nicyo bivuga. Iyo ndirimbo ivuga ku biki? Birumvikana yari gospel. Nayo yari gospel. Nari maze kuba umudivantiste. Wari umaze kuba umudivantiste? Nukuvuga wavukiye mu Basilamu ujya mu Gatolika urangije uba n'umudivantiste.
ahantu hose warahanyuze kubera iki ugenda uhindura ibintu nk'ibi? Mu by'ukuri sinzi niba nabango no gushaka experience mu by'iyobokamana ariko nuko byagenze buri hari n'irindi dini naryo nagiyemo. Nabaye umutemwe de Jehova. Wabaye n'umutemwe de Jehova. Abatemwe de Jehova icyo mbaza bakunda kugenda mu dukapu wagasize. Ni gitaro ufite. Okay, ni byiza cyane. Uyu munsi ari ugiye gukora iki muri Jo-GTS? Naje kugaragaza impano yanjye yo kuririmba nkanjye ku giti cyanjye, dore ko nkuko wenda warimbajije naririmbye mu makorari haba ku ishuri haba n'ahandi hantu runaka muri Eglise. Naririmbye bura nakoze ama interview nshaka kujya muri Ambassadors of Christ urayizi. Nakozemo interview ubu ngubu ndirimba no muri korali y'Inyamirambo ndi n'umutoza wayo. Wakoze interview muri Ambassadors of Christ? Yego. Nuko bigenda utoratsinzwe cyangwa? Oya naratsinze. None ko tutakubona mwira korali ikomeye? Hahise habamo ibintu byo guhindura ahantu barepeteraga kuri ngiye hambera kure. Ihangane. Niba ari inzozi zawe uzabigeraho. SR indirimbo ugiye kuririmba uyu munsi ni ya ku giti cyawe cyangwa no gusubiramo indirimbo z'abandi? Yanjye ku giti cyanjye. Yitwa gute? Yitwa Shimwa Yesu. Shimwa Yesu. Kubera ki wahimbye indirimbo yitwa Shimwa Yesu? Iyo ndirimbo nayihimbye mu mwaka 2012. Ni umwaka wangoye cyane mu bigendanye n'ubuzima busanzwe. Mbirimo rero mbwira Imana nuramuka mvanye muri ibi nanjye nzakuririmbira indirimbo. Niba atari ibanga byari bimeze bite? Utubwireho muri make. N'uburwayi. Warwaye iki? Ntabwo nibuka neza indwara narwaye ariko nuko nariwe mu nda bikomeye cyane mara hafi amezi 6. Warwaye amezi 6 uribwa mu nda, Imana yagukiriza urangije uhimba indirimbo ivuga uti Shimwa Yesu. Nukuri Imana ihimbazwe cyane, shimwe kuko yakorokoye vraiment. Ninde muhanzi muri iki gihugu cy'u Rwanda cyangwa se n'ahandi ufatiraho icyitegererezo mu kurimba kwawe? Mu by'ukuri muri gospel reka mbariho mvuga fatira icyitegererezo ndetse niyo ndirimba ngerageza kwirefera kuri we wo bita Sudi mwarimu. Nawe arimba muri Ambassadors of Christ. Subiramo ngo ninde? Bamwita mwarimu Sudi Jerome. Sudi Jerome. Uririmba muri Ambassador? Ni umuntu mwiza. Uravuga uti nanjye aho yageze nzahagera. Ubwo ni muri gospel. Mbuze muri secular birumvikana papa wanjye arampagije. Papa wawe araguhakije mu ndirimbo za secular music. Uyu munsi mbere yuko tukurekura ukatubwira papa wawe tukamubaza ibibazo bikiya nawe, niki wabwira abafana bawe kugira ngo uzabashe gutorwa muri Jo-GTS season 1? Mu by'ukuri indirimbo yanjye yitwa Shimwa Yesu, indirimbo nziza ikubiyemo message nziza. Usibye no kuba wenda ari nirushanwa ubwayo ni ikibwirizwa. Usibye no kuba ari ikibwirizwa ni ubuhamya bw'ibyambayeho. Usibye no kuba ari ubuhamya no kuba wenda yagiye nca muri iryo dini nka mukatolike nkaba umusilamu nkaba umutemwe ubunga nka ndi umudivantiste w'umunsi wa 7 nabyo ubwabyo ari ikintu bishaka kuvuga. Umuntu uzayumva azayikunda kandi nayikunda please vote. Ari turagushimiye cyane. Twibutse ko niba ushaka ko gufasha ari mudaheranwa Pacific wareba kuri nimero 18 ukajya kuri link ya Jo-GTS season 1 warangiza ugakanda subscribe, comment, like and share, ubundi tukareba ko uzakomeza mu cyiciro gikurikiye. Twagize amahirwe kwakira muri Jo-GTS twakiriye umuhanzi nyarwanda ukomeye cyane waririmbye igihe cyashize. Ntabwo yagena utamubajije utubazo dutoya kucyo kubyo yagezeho ndetse n'ukuntu abona impano z'abana bazamuka. Watubwira amazina yawe nubwo twamaze kukuvuga neza. Ukatubwira ariko mu buryo bwa gihanzi. Mu buryo bwa gihanzi rero mbikora kenshi mu cyubahiro cyanyu nk'abanyamakuru. Niba uhagaze imbere yanjye uri umunyamakuru uretse ko ushobora kuba ufite n'ikindi uri cyo kirenze umunyamakuru simbizi ariko kubura urubyiruko buri byose cyane bihuri byose uko ushobora kuba byo sadapa n'intego yawe. Ubwo rero kwivuga bya gihanze nta wamvuze bihagije kandi nawe uri intore ahubwo nitwa Sudi.Mavenge gakoni k'abakobwa. Ati ni Sudi.Mavenge gakoni k'abakobwa n'izindi nkazo. Waturimbira gakora
gakoni k'abakobwa iribagiza uri umwana w'ingenzi nuko bayiririmba cyo tambukuze neza. Uyu munsi twagize amahirwe, ese twaje muri Jo Gospel Talent Show, ni show iza kugaragaza impano z'abana ariko mu ndirimbo zaririmbiwe Imana. Ese nkawe niki wabwira urubyiruko rwarushaho kwitondera muri kariyeri y'ubuhanzi? Ndakeka wayinyuzemo, uzi ibibazo bibamo, uzi n'ibyiza byayo. Iyihe nama urubyiruko rw'iki gihe harimo n'umuhungu wawe? Ikintu cya mbere bagomba kugira ikinyabupfura. Kuko yagize ikinyabupfura gituma uca bugufi. Ni ikintu gikomeye cyane, gituma uca bugufi kumva inama za buri muntu wese. Iyo rero bashije kugira ikinyabupfura kigatuma ubasha kuba wagera kuri rwa rwego rwo kuba ubashije korohererwa no kugirwaho na buri muntu wese ushobora kukugira inama, ibyo ukora byose biratungana. Ku cya mbere ni inama, nta muntu nta mugabo umwe, ariko byose kugira ngo niba bajyanama no kubicisha bugufiya. Urumva ko bikomoka ku bwenge, uri umuntu uzi ubwenge, gicisha bugufi. Kwicisha bugufiya byubakiye kuri discipline. Iyo ufite discipline rero abakuru abato abantu b'ingeri zose baragusanga bakakugira inama, ukabagisha inama, bityo ukagira umurongo muzima noneho w'ibyo ugenderaho, bya bindi byakugiriyemo inama ugenda uyungururamo ibizima bikazakugeza aho ushaka kugera. Ese hagize umuntu nka ari gufatiraho icyitegererezo akifuza ko wamwigisha muri byinshi uzi, yagusanga he? Ni kuri telefone, kuko kuvuga ngo aderese ni iwanjye mu rugo. Iwanjye mu rugo rero kuhabakirira, haba indi mishinga ihakorerwa, kuhabakirira. Hari n'igihe ushaka kunkungizaho utakibona kubera umwanya muto cyangwa kubera ibindi bintu bizeje inshingano, ariko ufite gahunda yo kunshaka kukamamagara kuri telefone, dushaka gupanga nkaguha umwanya uhagije ujyanye n'icyifuzo cyawe kandi kikagerwaho. Sinzi niba wenda nimero yanjye natanga. Wayitanga niba ubyifuza, niba nta kibazo kibirimo. Ntacyo, ni 0783 326 Ijye kuri Instagram wandika Mavenge Sudi. Kuri YouTube ibikorwa byanjye birahari. Iyo ni iyo mirongo cyangwa se nibwo buryo busigaye butuma umuntu abonana n'undi, bakabona n'ibikorwa byo mu buryo bugezweho kandi bujyanye n'ikoranabuhanga. Ati kuri YouTube wadusangaho, ati ndetse no kuri Instagram wakwandika Mavenge Sudi, ndetse na nimero yayibabwiye yayitanze. Reka tumushimira, ariko tubateguza ko tuzagirana nawe ikiganiro gikomeye cyane ku buryo cyazatubwira uburyo cyatangiye umuziki ndetse no kucyatekereza ku mpano z'abana muri gospel. Turagushimiye cyane. Twongeye tubabwire ko uyu ari umwe mu bahanzi bakoresha gitari bayifatiye ku kaboko k'imoso. Ari mu bahanzi bake cyane ibyo bintu babikora, kandi akaba ari n'umucuranzi. Turabashimiye, mukomeze mugire ibihe byiza. Tuyifurije amahirwe. Yego. Yes. Turabashimiye cyane abari baduteze amatwi. Reka tubashimire ku buryo kimwe akomeje kutwakira. Tuyibutse ko umuhanzi wese mukeneye gutera inkunga cyangwa se gusapotinga, nta kindi mukora, ujya kuri link ukareba nimero ye, ugakanda subscribe, like and comment. Murakoze cyane.